Abi Catalonia bati Meskin Club kwa Barcelona baba bavuga ko birenze kuba ikipe. Ese na hano mu Rwanda ibya Rayon Sports byarenze kuba ikipe? Byarenze Ferwafa, birenga Minisport, birenga RGB, cyageze kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni urwandiko Perezida w'iyi kipe ya Rayon Sports Bwana Munyakazi Sadate yandikiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame amumenyesha ibibazo biri muri ikipe ya Rayon Sports kugeza kuri ubu ngubu. Uru rwandiko nirwo tugiye kugarukaho. Kigali kuwa 25 Gicurasi 2020, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kigali. Impamvu kubagaragariza ibibazo bivugwa muri Rayon Sports no kubasaba kudufasha kubikemura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tunejejwe no kubandikira iyi baruwa kugira ngo tubagaragarize ibibazo birangwa muri Association Rayon Sports kugira ngo mudufashe kubikemura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Association Rayon Sports ifite ikipe y'umupira w'amaguru, ikaba yarakunze kurangwa n'imicungire mibi y'umutungo byakorwaga n'abari abayobozi. Iyi ikaba ariyo mpamvu nyamukuru yakunze kuranga ibibazo ndetse n'amakimbirane byayiranzwemo. Kubashaka ko ibyo bigaragazwa kandi bigakosorwa n'abatabyifuza kuko babigizemo uruhare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu mwaka 2017 ubwo harimo amakimbirane mu buyobozi, inzego zinyuranye zirimo umuryango wa FPR Inkotanyi ndetse na Minisiteri ya Siporo zasuzumye ikibazo maze zitanga inama zinyuranye, zirimo kutugira inama yo gukuraho amakomite menshi yayoboraga Rayon Sports akabaho komite imwe. Izo nama zatumye mu mwaka 2017 haba inama y'inteko rusange yakuyeho komite nyinshi, hashyirwaho komite nyobozi imwe yari iyobowe na Bwana Paul Muvunyi, nawe nasimbuye tariki ya 14 kwa 7 2019. Tumaze kujyaho, ikintu cya mbere twihutiye ni ugukorera mu mucyo, kureba imicungire y'umutungo no kubaza babigizemo uruhare. Nyakubahwa, mu gihe gito twabashije kubona ko Rayon Sports yaba yaranyerejwemo amafaranga arenga miliyari hagati y'umwaka 2014 kugera mu mwaka 2019. Ibi bikaba bigaragazwa n'ibi bikurikira: amadeni abari abayobozi bagiye bafata ariko ntagezwe muri Rayon Sports cyangwa yagezemo, bikajya bigangirira bigaragazwa ko yishyuwe, ariko ubu abayatanze bakaba batugaragariza ko batishyuwe. Raporo z'amafaranga yinjijwe na Rayon Sports zidashobora kuboneka, kandi nk'uko mubizi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikipe ya Rayon Sports igira abafana benshi ku buryo twinjiza amafaranga menshi ku kibuga. Amenshi muri ayo mafaranga yahitiraga mu maboko y'abari abayobozi cyangwa akanakoreshwa nabi. Inyerezwa ry'amafaranga yagurishijwe abakinnyi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikipe ya Rayon Sports ni imwe mu ikipe zigurisha abakinnyi benshi hanze y'u Rwanda. Ikibabaje ni uko abari abayobozi ari bo babyungukiyemo, kuko hari aho usanga baragurishaga abakinnyi amafaranga ntibayacishe kuri konti za ekipe, ahubwo bakayashyira kuri konti zabo cyangwa bakayazana mu ntoki. Ibi bikaba byaratumye bagurisha abakinnyi benshi ku mafaranga menshi, ariko amafaranga akigira mu mifuka y'abari abayobozi. Mu mwaka 2015 hakozwe audit n'abari abagenzuzi ba Rayon Sports bagaragaza ibibazo byinshi byo kunyereza umutungo wa Rayon Sports, harimo no gutanga ruswa ku basifuzi ndetse n'ibindi. Ibyo audit yarabitugaragarije kugera ubwo tuje ku buyobozi dutangiye kubaza ibyo byose. Ubu twahuye n'abakoze ibyo byose baraturwanya. Ingingo ya 5, inyereza ry'umusoro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro muri raporo yacyo kigaragaza ko hagati y'umwaka 2014, 2015 na 2016 Rayon Sports itishyuye imisoro ingana na miliyoni 239 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byose bikaba ari ingaruka ry'amakosa y'abari abayobozi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igihe natorwaga n'inama y'inteko rusange, nababwiye ko niba bashaka ko nyobora tugomba kubakira ku kuri. Nanasaba ko niba batazemera kwita ibintu mu mazina yabyo bandeka, kuko ntashobora kuryamira ukuri kandi nkureba, cyangwa ngo nite ikintu mu mazina atarayacyo. Kuva icyo gihe nagaragaje ibibazo n'amadeni nsanze muri Rayon Sports. Uwo munsi akaba ari nawo wa mbere natangiye kugira ibibazo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo Rayon Sports impemba, nta nubwo nacunga ibyayo nabi mu nyungu zanjye, ariko nanone nkaba ntakwemera ko ibintu byangirika mbireba nk'uko muhora mubitubwira.
mu kwemera kwanjye ijambo ry'Imana ritubwira ko nubona ikintu kibi uzagikuzeho amaboko yawe, nibikunanira uzagikuzeho ururimi rwawe. Nyakubahwa Perezida, iyi mvugo mukaba namwe muhora muyidutoza, akaba ariyo mpamvu nanjye mvuga nti inzira mudutoza tutazahwema kuyikurikira, akaba ari nayo mpamvu nanjye nafashe uwo murongo wo gukorera mu mucyo ndetse no mu kuri. Ni byinshi uyu mugabo Sadate yagiye agarukaho muri iyi baruwa, akomeza avuga ko muri ibi bihe bya Covid bakoresheje itangazamakuru mu baharabika ubuyobozi bwa Sadate, uyu muyobozi w'ikipe ya Rayon Sports, gusa ntibigaragaza icyo naba narishe cyangwa icyo naba naribye ngo ntibazwe. Bakoresheje ibinyamakuru by'abantu bo muri RNC n'abandi barwanya igihugu cyacu, bakanyandikaho inkuru zigambiriye kunteranya n'Abanyarwanda. Ikibabaje, bakanazikwirakwiza mu bantu, kandi itegeko rihana umuntu ukwirakwiza impuha akoresha ikoranabuhanga. Nyamara abakora ibyo barazwi neza ko badafite abavandimwe bakomeye muri RNC bashobora kubafasha kwandika inkuru nk'izo. Ibi bikaba byaranteye ubwoba ndetse nkaba mboneyeho kwishinganisha. Gusa ni byinshi yakomeje agira ati, abakora ibi nkaba mbona bafite umugambi muremure bashaka gukorera muri Rayon Sports, aho mbona bangisha ubuyobozi bw'igihugu abaturage. Ibi ndabishingira ku nkuru zikwirakwizwa n'abo bantu bari abayobozi ko Rayon Sports izarimburwa nk'uko barimbuye MDR. Nyakubahwa Perezida, ibi bikaba ntangiye kubibona mu zindi nzira zishobora kuba zikoreshwa n'abarwanya igihugu. Asoza agira ati, nyakubahwa, nkaba mbandikiye mbasaba kudufasha gukemura ibi bibazo, ukuri kukajya ahagaragara, abagambiriye guhisha ibyo bakoze bakabibazwa, aba Rayon Sports tukabona ubutabera. Soje inyandiko bagezaho intashyo y'aba Rayon Sports, tunabashimira uko muhora mwitangira kuyobora igihugu cyacu. Mugira amahoro n'umugisha bituruka ku Mana. Munyakazi Sadate, Perezida wa Rayon Sports, abimenyesha Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, Madamu Minisitiri wa Siporo, Bwana Umushinjacyaha Mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, Bwana Umuyobozi Mukuru wa Polisi y'u Rwanda, Bwana Umuyobozi Mukuru wa RIB, Rwanda Investigation Bureau, na Bwana Umuyobozi Mukuru wa RGB, Rwanda Governance Board. Munyakazi Sadate. Uwo rero nuko twasoza rero ibyacu, namwe muratubwira uko mubibona muri rusange ibya Sadate Munyakazi.